Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibakomeze kandi mwihangana, turi muri guma mu rugo. Ako ndiza ntashidikanya yuko Imana izakora igitangaza mu isi ya vuba, tuzongera guhura tugaterana nkuko byari bisanzwe. Uyu munsi ndagira ngo mbasangize ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri igice 20, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Ntabwo ndi gusoma ariko ni inkuru mwese musanzwe muzi, inkuru y'umwami Yehoshafati wategaga Yuda, yatewe n'abanzi bamugota hirya no hino. Ijambo ry'Imana rivuga ngo arangije yihata gushaka Imana, ahamagara abayuda bose, abato n'abakuru, biriza ubusa barasenga kugira Imana ibashe kubatabara mu rugamba bari bagiye guhangana narwo. Ariko ukomeje gusoma usanga intsinzi cyane cyane aho yavuye nuko umugabo Yehoshafati yari umugabo wakiranukaga kandi yizeraga Imana muri byose. So ku munota wa nyuma rero nagira ngo mbabwire yuko batsinze urugamba atari ku mbaraga zabo n'ubushobozi bwabo, ahubwo ni ku mbaraga z'Imana nkuko tubisoma muri iki gitabo cy'Ingoma ya kabiri igice 20 umurongo wa mbere no gukomeza. Uyu munsi ndagira ngo twige ku mutwe w'amagambo ngo ingamba dukoresha kugira ngo dutsinde umwanzi ari wo Satani. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo tumaze gukizwa tuba tuvuye mu bwami bwa Satani tujya mu bwami bw'Imana. Urugamba ruba rutangiye. Ubwami bwose uko ari bubiri bubohabanye, ubwami bw'umwijima n'ubw'umucyo ntibyo bwumvikana umunsi n'umwe. Ubwami bw'Imana n'ubwa Satani ntabwo bujya bwumvikana umunsi n'umwe. So intambara zirakomeza mu buryo bwari bwose kugeza igihe dupfiriye, ntabwo intambara zirangira. Wenda n'urugero tubona Yesu nawe avuka aruhinja, intambara zaratangiye. Muzi neza ko Yesu yari uruhinja, abana benshi barishwe igihe umwami Herode yashaka kugira ngo yice Yesu akiri uruhinja, yica abana bakiri bato b'impinja banganaga nawe muri myaka ye. Yesu yari n'urugamba mu gihe cye, akura avuga ubutumwa, bashaka kumwicisha amabuye, bashaka kumwica kenshi, yewe kugeza no ku musaraba. Intsinzi ya Yesu rero ku musaraba iboneka azuka, ariko bigaragaza neza ko intambara zatangiye Yesu avuka kugeza igihe yapfiriye azukana ubutsinzi. So intambara rero zirahari. Uyu munsi ndagira ngo mberekere rero ingamba tubasha gukoresha kugira ngo tubashe gutsinda urugamba cyangwa gutsinda umwanzi. Nta muntu uwo ari we wese udahana urugamba, duhana n'intambara zitandukanye mu buryo butandukanye. Intambara mu miryango, intambara mu bana bacu, intambara ku kazi, intambara mu bashakanye, intambara mu tubana nabo, intambara mu buzima busanzwe. Intambara zirahari buri munsi uko bukeye uko bwije. Ariko umunsi nagira ngo turebe muri iki gitabo, dufate ingamba zadufasha kugira ngo tubashe gutsinda urugamba. Kuko nabivuze kuva kare, na Paul aravuze neza ngo intambara zacu ntabwo ari zo mu mubiri n'amaraso, ahubwo turwana n'umwanzi w'umwijima cyangwa umwanzi w'ikirere. So ni buryo bw'umwuka duhangana n'urugamba. Ntabwo duhangana n'urugamba mu buryo bw'umubiri, ahubwo mu buryo bw'umwuka, kandi turiza ko dutsinda mu izina rya Yesu. Reka maze mbahe ingero 5 turi bugendereho cyane cyane kugira ngo tubashe gutsinda urugamba. Icya mbere, reka turebe urugero rw'abasirikare basanzwe. Nta musirikare ujya ku rugamba atarahabwa training cyangwa atarahabwa amahugurwa. Nta musirikare wese ujya ku rugamba adafite amahugurwa. Icya kabiri, umusirikare agomba kuba yikwije intwaro zose. Nta musirikare ujya ku rugamba adafite intwaro zose, ni ngombwa bazifite. Iyo turebye mu Efeso igice 6 hari ikintu tubigiraho, paravuga ngo twambaye intwaro zose z'umwuka. So mani magambo, nkuko umusirikare ajya ku rugamba yambaye intwaro z'umubiri zisanzwe, twebwe dukeneye kwambara intwaro zose z'umwuka. Mu gitabo cy'Efeso 3, umusirikare kugira ngo abashe gutinesha urugamba akeneye kumenya umwanzi uwo ari we, warwana nawe ari we. Natwe mu buryo bw'umwuka kenshi abantu dutsinda urugamba kubera ko tutazi umwanzi wacu uwo ari we. Ugasanga abantu bwabo barasuranamo, ariko rero mbabwiza ukuri ko umwanzi wacu ni Satani. Tukeneye kumenya umwanzi wacu uwo ari we, ko ari we Satani. Cyakane, umusirikare agomba kumenya ko atakwiye kujegajega cyangwa kujenjeka ayo ari ku rugamba. Aho se bavuga gutega. Mene magambo niba ari ku rugamba, ari kuri front line ari kurwana, ntakwiye kujenjeka cyangwa se ngo yigire mu ihanda cyasinzire mu gihe urugamba rushyushye.
cyangwa ajenjekera abandi cyangwa ngo atere umugongo urugamba, umusirikare nyawe ntakeneye kujenjeka cyangwa kujenjekera abandi. Cya gatanu, umusirikare nyawe akwiye kwiyubakamo gutsinda kuruta gutsindwa. Mene magambo, umusirikare uri bujya ku rugamba akeneye kwiyubakamo gutsinda urugamba, ntakeneye kwiyubakamo gutsindwa urugamba. Twagira ingingo ya mbere cyane cyane twigira ku uyu mwami Yehoshafati nkuko nabivuze kuva kare. Navuze ngo umusirikare akeneye kuba afite amahugurwa. Reka turebe amahugurwa umwami Yehoshafati yari afite mbere ko hangana urugamba twabonye muri akanya muri gice twasomye. Iyo usomye ingoma ya kabiri gice 17 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10, hari amagambo tubona kenshi abantu kenshi bareba igice cya 20, ariko ntuzumye ngo turebe amateka y'umwami Yehoshafati. Icya mbere, ntabwo yigeze aramya iby'Imana nk'ibyo abandi bose baramyaga. So yarakiranukaga imbere y'Imana, yari afite training, yari afite ubusabane n'Imana. Icya kabiri, yari afite ubuzima bwambaza Imana, yambazaga Imana ye. Ngo ni mu gice cya 17 ingoma ya kabiri nuhasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Icya gatatu, yagendaga mu mategeko y'Imana. Amategeko y'Imana yabaga mu mutima we, so yabaga training. Niyo mpamvu twigisha abantu ngo abantu bakeneye kumenya ijambo ry'Imana. Gusenga kutari mu ijambo ry'Imana ntubasha guhagarara. So umusirikare mu ryo mw'umwuka rero akeneye kumenya ijambo ry'Imana rikaba muri we kandi akarigenderamo. Icya kane, umutima we washimaga n'Imana, so afite training ihagije. Icya gatanu, yakoze gitangaje cyane ngo yashyizeho abarimu bigisha amategeko y'Imana mu midugudu yose. Iyi twita discipleship. Iyo umuntu aba ari discipled nka training, arahagarara ntatsindwa kandi arashikama. Umurongo wa 10 aravuga ngo Uwiteka ateza ubwoba abami bose bari bamukikije. So urumva Yehoshafati imbere yuko hangana urwo rugamba yari afite amateka kuko yari afite training ihagije. Katujya ku ngingo ya kabiri, umusirikare agomba kuba yikwije intwaro zose. Iyi ni ingingo ya kabiri. Reka turebe ingoma ya kabiri gice 18 umurongo wa 1 ukomeza. Tubona yuko hari umwami witwa Ahabu wa Isirayeli yasabye Yehoshafati kwamufasha guhangana n'abanzi ku rugamba. Mwibuke yuko Ahabu yari umwami w'aba Isirayeli igihe Yehoshafati yari umwami w'Abayuda. No ashikashika Yehoshafati kugira ngo amufashe kujya guhangana n'abanzi be, amufashe kujya ku rugamba. Ariko ikintu gitangaje hangaha, iyo usomye ingoma ya kabiri gice 18 umurongo wa 4 muri bahasome, Yehoshafati mbere yuko ajya ku rugamba ngo afashe uyu mwami hari ikintu amubajije. Yavuze ngo icya mbere, banza ugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Bagamagambo biza aravuze mbere yuko ajya ku rugamba ngo ufashe kujya kurwana, ikintu cya mbere ukeneye kubanza kugisha ijambo ry'Imana. Uwiteka, ubanza ugisha ijambo ry'Uwiteka Imana. Ubanza ujya mu ijambo ry'Imana urebe iki ijambo ry'Imana rivuga. Kujya na mwami yajyaga ku rugamba atabanje kubaza umuhanuzi cyangwa se ngo arebe mu ijambo ry'Imana ngo arebe kuko niba akeneye kujya ku rugamba. So yarakenera intwaro zo mu buryo bw'umwuka kureba ko Imana imwemera kujya ku rugamba. Ikindi, ntubasha kunesha urugamba keretse uhagaze mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo muri Matayo igice cya 4, Yesu amaze iminsi 40 mu masengesho yiriza ubusa ngo yakubitanye n'umwanzi. Umwanzi aravuga ngo biranditswe ngo. Yesu yarazi ibyanditswe n'umwanzi yarazi ibyanditswe. Kugira ngo ubashe kunesha urugamba ukeneye kumenya ijambo ry'Imana. Abakristo benshi usanga basenga ariko n'abanebwe bo gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'urufato rukomeye cyane, niyo ntwari ikomeye cyane izadufasha kunesha umwanzi. Niyo mpamvu mu Efeso 6 ngira ngo aravuga ngo mwambane inkota. Inkota murayizi akazi kayo, nta musirikare wajya ku rugamba adafite inkota. Bijyanye n'ijambo ry'Imana. So Yehoshafati rero yarazi neza yuko yarakeneye kumenya icyo Imana ishaka kuvuga mu ijambo ryayo. Ikindi, isengesho rya Yehoshafati ryari rishingiye ku masezerano y'ijambo ry'Imana. Yisomye ingoma ya kabiri gice 20 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9.
Yehoshafati ari gusenga, hari ibintu by'ingenzi cyane yavuze muri mirongo. Cyambere aba ngo yibukije Imana amasezerano, aba ngo si wowe Mana wasanyije basokoze kuzabaha iki gihugu kandi bakabikibamo iteka. So mwene magambo yasomwe ijambo ry'Imana, yibuka isezerano Imana yahaye basekuru, ubwo bwa Abrahamu, Isaka na Yakobo n'abandi bose. Icya kabiri yongera gusoma ijambo ry'Imana, yibuka yuko Imana yavuze ngo ihana igihango n'abesaba ngo ibyago, inkota, mugiga, inzara n'ibyadutera tuzabe duhagarara imbere y'inzu yawe. So mwene magambo igihe cyose Yehoshafati yifashishaga ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu igihe cyose turwana urugamba dukeneye kumenya ijambo ry'Imana. Yibuka gatatu, umusirikare ubasha kunesha urugamba agomba kumenya umwanzi uwo ari we no gushishoza ngo atagwa mu mutego w'umwanzi. Hari tekinike ya gisirikare bita raking. Raking ni uvuga ngo mbere yuko ujya guhangana aduyi, wohereza abantu kujya gutata kugira ngo bamenye ngo aduyi arangana ate, afite intwaro zimwe zite, yifasha ate. Nta upfa kwira ku rugamba utabanje kumenya umwanzi w'urwana uwo ari we. Twebwe rero dukeneye kumenya ngo umwanzi wacu ninde. Kenshi yabwo usanga abantu bahuzagurika iyo ahuye n'ibigeragezo kubera ko batazi umwanzi barwana nawe uwo ari we. Ariko iyo usomye Abami ba kabiri igice cy'umunani umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8, turacyakomeza kuri ya nkuru ya Ahabu yinginga Yehoshafati ngo amufashe kurwana urugamba. Ahabu ngo yazanye abahanuzi 400 b'abagabo ngo kugira ngo babashe guhanura cyangwa bahanure Yehoshafati, bamwemeze neza yuko Imana yavuze ko bajya ku rugamba. Bose icyari baravuga ngo muzamuke kuko Uwiteka azabagabiza. Bose bahuza hamwe. Ariko iyo usomye umurongo wa 6, Yehoshafati atajya gushidikanya, abwira umwami Ahabu ati mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uhari? Nshuti bavandimwe, ikibazo dufite muri iki gihe ni iki? Ntabwo abantu benshi bajya bagenzura ubuhanuzi, abantu benshi bakira ibipfe kuza. Uyu mwami rero yari trend, yarakuze mu buryo bw'umwuka, ntabwo apfa kwakira ngo nuko abahanuzi 400 bavuze. Akavuze ngo reka tugerageze byibura niba hari undi muhanuzi ari. Kwisomye Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere, ngo nitukemere suko buri myuka yose iva ku Mana, kuko haje abahanuzi b'ibinyoma. Kandi ikintu cy'ingenzi cyane dukeneye kumenya kugira ngo tubashe kurwana urugamba ni ukumenya neza yuko amajwi yose twumva yuko avuye ku Mana. Ko kenshi aribwo abantu bakoresha amarangamutima yabo kandi bakabyazamo inyungu. Iyo wavangiwe n'ibibazo, umwanzi arakuriganya. Na ndetse n'abateka mutwe kenshi bahanuzi usanga bagenda bibabara. Kenshi ufite ibibazo byinshi, abantu benshi bakoresha izo advantages kugira ngo bashe kuriganya. Niyo mpamvu dukeneye kumenya ijambo ry'Imana no guhagarara dutinya kandi tutajegajezaga kugira ngo umwanzi atabona abasha kumenera cyangwa abasha kunyura. So Yehoshafati rero ntabwo yahagaze ku bahanuzi 400, yaravuze ngo reka tugerageze turebe niba hari umuhanuzi w'Uwiteka Imana. So mwene magambo rero yagerageje kureba neza no kumenya neza yuko kuko ibyavuzwe bivuye ku Uwiteka. Niyo mpamvu dukeneye kumenya neza yuko ivugwa byose biva ku Mana cyangwa biva ku bantu, ko n'umwanzi nawe abasha kutuvangira. So imaze gukora mu buryo bw'umwuka, ntuvangirwa n'ubuhanuzi bwari bwose cyangwa n'ikintu cyari cyose, ahubwo byose bishya ku murongo ukabipima ukamya ibivuye ku Mana ibyo ari byo. Kajya ku ngingo yindi ya 4, iyo umusirikare ari ku rugamba ntajenjeka cyangwa ntajenjekira abandi, ntanebwa ngo cyangwa yigire kurya mu mihandaki kandi urugamba rushyushye. Iyo umusirikare ku rugamba abazi neza ko ari inshingano yo kugira ngo abashe kurwana afatikanyije na bagenzi be. Icyambere ajya front line, ajya mu style wa mbere. Icya kabiri asaba ngo anasonga mbere, asaba ngo songa mbere kurudi nyuma mwiko. Aho sara ngo anakabiri adui, ahangana n'umwanzi, anakabiri adui. Hari gihangana umusirikare kenshi akoze kuvuga ngo nyuma mwiko mbere daima, ngo inyuma sinzasubirayo ahubwo nzakomeza kujya imbere. Uyu n'umusirikare uri determined, wemeye kugamba guhangana n'urugamba. So natwe nuko nguko rero
iyo duhangana n'umwanzi ntabwo dutegereza ngo adutere, ahubwo turamutera. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. So ntabwo dutegereza Satani ngo turwanye, ngo turamurwanya kandi dukoresheje ijambo ry'Imana. So ntabwo twicara ngo tudamarare, kuko ikibazo cy'abantu benshi bafite muri iki gihe, abantu benshi baradamarara. Ugasanga abantu bashaka gusenga, n'abanebwe gusenga. Ugasanga ibyifuzo byabo buri gihe cyose babyohereza ku maradiyo, kuri televiziyo. Mu nsengere ndarwaye, ni mu nsengere ndashakaze, ni mu nsengere ndashaka umugabo, ni mu nsengere ndashaka umugore, ni mu nsengere. We yiryamye agaramiye. Mbwira ukuntu urugamba uhangana narwo wowe uriryamiye, wizeye ko handi umuntu wundi wabasha kugenda ngo arasane kubwa. Ubikereza ku rugamba ni intambara, duhangana n'imyambi y'umwanzi. Kandi buke iyo myambi y'umwanzi niwo iza ishaka ngo irase, ntabwo ica kuri wa muntu wabwiye ngo nagusengere. So ukeneye kujya kuri front line guhangana n'umwanzi. Muve mu bunebwe bwo gusenga mujya ngo barabasenge. Gusengana, kugira umuntu gusengera ni byiza, ariko ni byiza cyane kurushaho iyo uzi neza ikibazo uhangana nacyo, n'umwanzi uhangana ubwawe ukajya ku rugamba. Ubwira abantu ngo birize ubusa ku bwawe wowe uri kurya. Ubwira abantu ngo bararijeho bagusengera wowe uryamye, kandi uzi ikibazo ufite, ari uzi imyambi uhangana nayo yariyo. Bavandimwe, tureke ubunebwe bwo kwicara. Umwanzi yahinduye ingamba, kandi niwo ukeneye guhangana nawe. Nta wundi muntu ukeneye kwitambika imbere yawe, niwo ukeneye guhangana nawe. Ugasengera urugo rwawe, ugasengera abana bawe, ugasengera akazi kawe, ugasengera umugabo wawe, ugasengera umugore wawe, ugasengera business zawe, ugasengera amashuri yawe, ukava hasi ugahangana n'umwanzi. Aca kurara kakahandaki. Ni igihe cyo guhaguruka no gusenga, ntabwo ari ukuryama bavandimwe, kuko umwanzi n'wasanga. Kuri usomye Ingoma ya 2 igice 20:3 bongo Yehoshafati yihase gushaka Uwiteka, gushaka Imana. Abayuda bose, abakuru n'abato bose birizuza barasenga. So mane magambo, ntabwo urugamba arwaru rwa Yehoshafati gusa, rwaru rwa Abayuda bose. Gice 13 bongo bamanuka kubatera. Mane magambo, bamanuka kubatera, ntabwo bategeze ngo umwanzi azabatere, ahubwo baragiye bajya ku rugamba. None ikindi cyatangaje cyane, umwami Yehoshafati ngo ashyiraho abantu front line, mustari wa mbere bahimbaza Imana. Hallelujah. Bavandimwe, kugira ngo tubashe gutsinda no kunesha, nuko dukeneye guhimbaza Imana mu gihe cy'ibibazo. Biranyibutsa Paulo na Sila igihe bari bafunzwe amaboko n'amaguru bari kasho, ngo batangiye guhimbaza Uwiteka Imana. Kenshi hari ubwo umwanzi aduteza intambara, ugasanga turiheba, tugira umwanya wo guhimbaza Imana. Ibibazo byaza tugatangira kwiganyira. Napfuye we. Kenshi iyo wiganyira, kenshi uteza umwanzi umuringa. Ariko dukeneye kugira morale, kubera yuko ntawuzi imiterere y'urugamba uhangana narwo. Wa muntu gusengera ntabwo azi imiterere y'urugamba uhangana narwo, niwo uzi imiterere y'urugamba rwawe uhangana narwo. So ukeneye guhagarara ugashikama. Kuko navuze kuva kare, nta musirikare ujya mu ihandaki ngo asinzire mu gihe amasase n'amabomu aturagurika hirya no hino. Anasonga mbere, ava mu ihandaki akarwana, agahangana n'umwanzi. Ingoma ya 2 igice 20:25 umwami Yehoshafati ntabwo yigeze asigara inyuma na gato, nawe agiye ku rugamba. Hari ikintu gitangaje kandi kibabaje. Dawudi ngo yasigaye mu rugo igihe abari bari ku rugamba, akora amarorerwa mwese musanzwe muzi muri Bibiliya. Gusigara inyuma abandi bari ku rugamba kenshi guterwa n'umwanzi biroroshye, bigatuma kandi ukora n'ibyaha utagakoze. Ingingo ya nyuma ryo kurangirizaho, umusirikari ya cyose yubakamo icyizere cyo gutsinda. Nigeze gusoma atiko imwe cyangwa akantu kamwe nasomye hanavuga ngo standing on the victory ground. Standing on the victory ground. Guhagarara ku butaka, guhagarara ku rugamba, guhagarara ahantu uzi neza ko wanesheje. Isomye Ingoma ya 2:26 hari amagambo Yehoshafati asenga yavuze ngo mu kuboko kwawe harimo ububasha, kandi imbaraga bituma ntawo gutanga imbere. Cyo ni ikintu cya mbere yiremyemo,
azi neza ko azatsinda urugamba. Icya kabiri, yishyize mu maboko y'Imana. Ku Isomya Ingoma ya kabiri igice 20:12 yavuze amagambo yigeze ngo twebwe nta mbaraga dufite zo kurwana n'abanzi, ariko niwo duhanze amaso. So yahagaze afite intsinzi, azi neza ko Imana ifite amaboko n'imbaraga yo guhangana n'umwanzi. Ikindi, yarazi neza ko Imana ntawe yirwanira, ubwayo irihagije. Ingoma ya kabiri igice 20:15 hari amagambo meza avuga ngo mwitinya mwe ku mutima, kuko urugamba atari urwanyu, haba urugamba n'urw'Uwiteka. So amagambo yamushyizemo imbaraga bituma ahagarara, azi neza ko agiye gutsinda. Ingoma ya kabiri 20:17 ngo ejo muzabatere, ngo Uwiteka ari kumwe namwe. Cyanyuma umusirikari ye cyose aba afite morale. Ku Isomya Ingoma ya kabiri 20:21 Ingoma ya kabiri 20:21 ngo batangira guhimbaza Imana baririmba Uwiteka bari kuri front line. Umukisi ufite amaganya, wiheba no gucika intege ntabasha gutsinda urugamba. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe nsa nkusa kurangiza. Nigeze gusoma inkuru imwe iranshimisha mu ntambara nyango ya mbere y'isi, niba nibeshye igihugu cyarwanaga n'ikindi. Noneho bakajya bambuka barwana n'abanzi, bagera hakurya bagatsindwa bakagaruka, bakambuka n'amato bakahisha ahantu mu rufunzo, bakambuka bakarwana n'abanzi, abanzi babatsinda bagafata amato yabo bagasubira hakuno. Umunsi umwe baravuga ati impamvu dutsindwa nuko igihe cyose twambuka tuzi neza ko tugiye gutsindwa. Twambuka tuzi neza yuko hari amato twahisha ahantu, kandi mu mitekerezo n'imyumvire yacu ngo nitwamara gutsindwa turafata ya mato, abashita ku icumu bangira basubire hakuno. Umuyobozi aravuga ati noneho ubu ngubu ejo tuzambuka, ejo ku manywa y'ihangwe aduya tubona umwanzi atubona, dufata amato yacu tuyatwike n'ingashya, tubereke neza ko nta kusubira inyuma twiyemeje. Ibyo byose bizatuka neza ko tumara amaje gutsinda urugamba. Niko babigenje, barambutse bageze hakurya saa 4 mu gitondo, bafata ya mato n'ingashya barabitwika. Wa mwanzi abibonye aravuga ati babantu baje kwiyahura, ntabwo bari usubira inyuma, niko fana kupona. Uzi uko cyabaye nuko umwanzi yahunze atarwanye. Bigaragaza neza yuko igihe cyose tujya ku rugamba tuzi neza ko turi butsinde. Kandi reka babwire ikintu kimwe nsa nkurangiza. Satani yaratsinzwe ku musaraba imyaka 2000 ishize. Imana ntabwo ikibara yuko urugamba duhangana narwo si urwacu, Kristo ari ku ngoma kandi azatsinda iteka ryose. Imana ibahe umugisha. Uwiteka Mana yacu, ndagushimira kuri Imana nziza, ndagushimira kuri Imana ijya neza. Ndasaba wumva aya magambo wature wakire Kristo ko mwami umukiza w'ubugingo bwawe. Soma aya magambo uyite mwami Yesu, nje imbere yawe, ndi umunyabyaha, mbaye ibyaha byanjye, andika amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo ndapfa nzajye mu ijuru. Urakoze kumbarira ibyaha byanjye, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Reka ngusengere. Uwiteka Mana yacu, ndagushima, duhura n'urugamba rwinshi. Ndasaba abumva aya magambo bose bahora intambara bashingire kuri aya magambo tumaze kuvuga mu kanya, ibe imbarutso yo kunesha urugamba n'intambara bahangana nazo. Urakoze kuri Imana igira neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, kandi aya magambo mwasesengure kandi abashe gufasha ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.